Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yambi kuri mwese ndabahobeye. Ndabizi ko aya masaha twebwe turi kumanywa, hari abari ninjoro, hari abari mu rukerera kubera ibijyanye nuko amasaha ameze mu rwego rw'isi. Ibyo nabyo ni bitangaza by'Imana. Hano twebwe dufite klima ifitemo akazuba, hari abari mu gihe cyane ariko mwese ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Tugarutse rero nanone ku ntambwe ya kabiri yo kwakira umugabane wo kubakira Imana. Ubushize twavuganye Hagayi arimo ahanura abwira abazerubabeli guhaguruka, abantu bafata ibyemezo byo kumvira Imana, ariko barimo bavuga ngo igihe barimo kiragoye, bakora imibare y'ibyo ku makonti no mu mifuka, ariko Imana irababwira ngo ndi kumwe namwe. Twagarutse rero ku nshuro ya kabiri nanone kwakira ubuhanuzi bw'umugisha mu kubakira Imana, mu gukora igikorwa cyo kubaka urusengero rw'Uwiteka. Hagayi ibice byaho bibiri haravuze ngo ubwiza bw'urusengero rushya, ubwiza bw'urusengero rushya. Ubu bwiza bantu bo muri Canada mubugiremo uruhare. Ubwiza bw'urusengero rushya bantu bo mu Bufaransa mubugiremo uruhare. Ubwiza bw'urusengero rushya bantu bo mu Rwanda mubugiremo uruhare. Ubwiza bw'urusengero rushya bantu b'i Bugande, bantu b'i Burundi, yemwe bantu bo muri Tanzania, bantu bo muri Kenya, yewe bo muri Kongo, we haleluya, mubigiremo uruhare. Ubwiza bw'urusengero rushya bantu bo muri Amerika mubigiremo uruhare. Ubwiza bw'urusengero, haleluya, ubwiza bw'urusengero rushya bantu bo muri Suwede mubigiremo uruhare, bantu bo mu Butaliyani mubigiremo uruhare. Imana ibahe umugisha. Turanabashuhuje, turabaramukije, turabakunda. Twabonye intambwe zanyu zo gukurikira ubu buhanuzi mu bihande byose ko twagiye tubuhabwa, kandi turabakunda cyane. Namwe mwatweretse urukundo, ariko disi mujye mumpamagara, mugire mubye mumbaza. Ntuzi muri mwe hari abarota, hari abagira gute, mujye mubaza. Turi hano ku bwanyu. Imana duhamagariye mwebwe. Imana ibahe umugisha. Ku Migabane 2 TV uzahabona umugabane wawe, uzahabona umugabane wawe. Umugabane wa kabiri ugomba kuza mu buzima bwawe. Warakoze rero, reka twumve ijambo ry'Imana uko ryongera kutwereka uburyo kino gikorwa gitangaje kandi ari cy'umugisha kuri twese. Mu kwezi kwa karindwi ku munsi wa 21 wako, ijambo ry'Uwiteka rizanywe n'umuhanuzi Hagayi. Ariko Hagayi Imana imuha umugisha, wakomeje kudukangurira no kutubwira icyo Imana ishaka ku rusengero rwayo. Riti, bwira Zerubabeli mwene Sharutiyeli umutegeka w'Ubuyuda na Yosuwa mwene Yosadaki umutambyi mukuru n'abasigaye bo muri ubwo bwoko uti, mbese muri mwe hari usigaye wari warabonye ubwiza bw'urusengero rwahoranye mbere? Kuri ubu rurasa rute? Uko mururuzi si nk'ubusa. Ariko rero komera Zerubabeli we, ni ko Uwiteka avuga, kandi nawe ukomere Yosuwa mwene Yosadaki umutambyi mukuru, mukomere namwe bantu mwese bo mu bihugu bya kure, kandi mukore kuko ndi kumwe namwe, ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga. Zerubabeli we, reka izina turifate nk'izina ry'ubuhanuzi, turifate nk'izina ryasangirwa n'abakobwa n'abagore n'abagabo n'abasore. Zerubabeli we, ufite umugambi wo kubaka, wo gushyigikira urusengero tugiye gushyira ku musozi wa Rebera. Imana iguha umugisha, komera uri kumwe n'Imana. Zerubabeli uri muri Ethiopia, Zerubabeli uri muri Canada, uri mu Bufaransa, uri muri Amerika, uri mu Budage, uri muri Suwede, uri mu Rwanda, uri muri Kenya, uri Kinshasa, hariya muri Kongo, uri muri Tanzania. Haleluya, lobile sinda marigradri. Tunawaitia kufanya kazi ya Mungu batu wenye huko Tanzania. Tunaomba kabisa Mungu awapatie nguvu, awapatie pesa, mukuje tumujengee Mungu kanisa. Haleluya. Turabaha ikaze mwese rero kubw'ibyo, kugira ngo dukore umurimo w'Imana. Hari umugisha ukomoka mu kubakira Imana. Salomo yubakiye Imana. Ubuzima bwose yanyuragamo, bya bindi byose muzi by'ubuha, yubakiye Imana. Amaze kubakira Imana ngo inzu ye yubaka nyuma. Aravuga ngo ngiye gukorera Imana, ariko yari yarahamagawe. Tuzavuga ku buzima bwe, tuvuge n'ibijyanye n'ikimana yamuvuzeho, kandi nawe ari muri ba bana twavuzeho
yavutse yitwa umwana w'ikinyendaro, umwana w'indaya, birakomera, ariko nyina amenya ubwenge, atamba igitambo cyiza gishimisha Imana. Agihagurukira amabwira umugabo w'Imana Dawidi ati oya, ati umwana wanjye wasezeranyije ko azicara ku ntebe. Tuzabihuza n'ubutaha mu masengesho tuzagira nk'uko twabivuganye, turimo dutegura kugira ngo dusengere hamwe twubakire Imana. Imana ibaha umugisha. Rero Zerubabeli arabwirwa ngo komera turi kumwe, babwirwa gukomeza umuhate bwati niba mwarabonye ubwiza bw'uru rusengero mubihuriza he n'ubwundi bwiza bw'urusengero rw'ahahise. Reka nkubwire, ibintu byose mu buzima bishobora kugira uko bisa bijyanye n'ibihe byabyo, ariko kuko Uwiteka Imana avuganye natwe, ni igihe cyo kwakira ubwiza bw'Imana budasanzwe kuri uru rusengero. Bibiliya ivuze iki rero muri Zekariya ibice byaho 4 ngo Uwiteka akirisha umwuka wera atari abanyamaboko. Uwiteka agarutse kuri babantu bubatse inzu y'Imana, agarutse kuri babantu bitangiye Imana, noneho abagarutse ababwira ngo aje kubakirisha umwuka. Mbere bumvaga yabakirisha kweza byinshi mu murima, mbere yumvaga yabakirisha ko amatungo abyara menshi, mbere yumvaga yabakirisha kubaha amazahabu n'ibindi byose, ariko arababwira ngo hirya y'ibyo no mu mwuka mbasha kubakiza, umwuka wanjye abasha gukora. Hari ibyari byaragiye bibagora mu buzima, ariko bakorana uwo mutima wo gukorera Imana, ariko hari bitarakunda. Bubaka urusengero bakiri mu makeredi ya banke, bitanga imishahara itariyongera, bakomeza kubakira Imana, bo bakiri mu bukode, barabikora babigeraho kuko umwuka w'Imana ari kumwe nabo. Umva icyabaye. Marayika twavuganaga agarukaho aho ndi arankangura nk'uko umuntu akangurwa akava mu bitotsi, arambwira ati ubonye iki? Ndamusubiza nti ndarebye mbona igitereko cy'itabaza cy'izahabu cyose, kandi mbonye urwabya rwacyo ruteretse hejuru yacyo, mbona n'amatabaza 7 yo kuri cyo, kandi ayo amatabaza yari hejuru yacyo yose. Itabaza ryose ryari rifite imiheha 7, kandi impande zombi hari imyelayo 2, umwe wari iburyo bw'urwabya, undi wari ibumoso bwarwo. Ndongera mbaza marayika twavuganaga nti ibyo bisobanurwa bite nyagasani? Marayika twavuganaga arambaza ati ibyo ntuzi uko bisobanurwa? Ndamubwira ati oya nyagasani. Aramusubiza ati ijambo ry'Uwiteka atumye kuri Zerubabeli ngiri ati si kubw'amaboko kandi si kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka wanjye, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Wa musozi munini we w'igiti cy'imbere ya Zerubabeli uzaba ikibaya, azazana n'ibuye risumba yandi, barangurure bati nirihabwe umugisha, nirihabwe umugisha. Ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti amaboko ya Zerubabeli niyo yashyizeho urufatiro rw'iyi nzu. Haleluya! Amaboko yawe agiye kuvugwaho n'Imana kubwo icyo igiye gukora. Icyo urimo ukora Imana irimo irakivugaho ngo amaboko ya Zerubabeli alisabile monreni, iyero ryawe, idolari ryawe, ipawundi ryawe, iri nyarwanda era monre ryashyizweho, iryo wakozeho Imana irarivugaho ngo amaboko yashyize urufatiro kuri iyo nzu, ari wowe Zerubabeli w'Ibwisiraheli na Zerubabeli wo mu gihe cyacu cya none. Twese turahamagarwa gukorera Imana, kandi tuzi ko uyu ari umugambi w'Imana. Imana iguha umugisha wateye iyo ntambwe rero. Ariko ngo ijambo ry'Uwiteka ryongera kuzaho. Ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti amaboko ya Zerubabeli niyo yashyizeho urufatiro rw'iyi nzu, kandi amaboko ye niyo azayuzuza. Tuvuge wenda ushobora gutanga mu kwezi kumwe, ukongera ugatanga mu gutaha, watanga se rimwe mu mezi 3, rimwe mu mezi 3, mu mwaka ubwo ni kangahe? Kandi kazagera yuzuye, izuzura. Haleluya! Izuzura we, maze muzamenya yuko Uwiteka Nyiringabo ari we wabantumyeho, muzabishobora kuko ari Imana ibivuze. Mbese hari uwahinyura imishinga, kandi bazanezerwa babonye timazi mu ntoki za Zerubabeli, kandi ibyo mu ntoki za Zerubabeli, kandi ibyo 7 nibyo maso y'Uwiteka acuragana mu isi yose. Ndongera ndamubaza nti iriya myelayo uko ari 2, umwe uri iburyo ubundi uri ibumoso,
ibumoso bw'igitereko cy'amatabaza arindwi ukaba bisobanurwa bite, bivuga iki? Nongera kumubaza ubwa kabiri nti ariya mashami y'imyelayo abiri ari impande zombi z'imibikira y'izahabu uko ari abiri, akamaro kayo, impamvu yashyizweho, arimwo amavuta asa n'izahabu, asobanurwa ate? Ndabona harimo amavuta, ndabona ari iburyo bw'ibitereko, ndayareba kandi nkabona hari ikintu kirimo. Iyo ndebye mbona hari ibintu birimo, ndabona harimo amavuta. None bisobanura iki? Bishatse kumbwira iki? Zerubabeli yarabeho mu buzima bubaza Imana kwiyerekwa, bibaza Imana ku nzozi, kugira ngo amenye aho Imana irimo imutwara, kugira ngo amenye icyo Imana irimo ivugana nawe ku buzima bwe. Rero nawe ufite ibintu warose, ufite ibintu wabonye, ufite ijwi rikubwira, ariko bifitanye isano ahari n'umugambi wo kubaka ubwami bw'Imana. Ugomba kubaza ibyo ari byo. Ndamusubiza nti oya nyagasani. Arambwira ati ariya mashami ni abantu babiri bejeshejwe amavuta, bahora bahagaze imbere y'umwami w'isi yose. Abantu babiri bagereranywa n'iriya myelayo ibiri, bagereranywa n'ariya mashami, basutsweho amavuta, barejejwe, barimitswe, ni babiri, barahagaze, bahagaze imbere yandi, bahagaze imbere y'umwami w'isi. Mu yandi magambo, aba bantu Imana yahamagaye, nawe urimo, uhagaze imbere y'umwami w'isi, uhagaze imbere y'ubwami bwa Satani, urimo urabukoza isoni wubaka ubwami bw'Imana. Uhagaze imbere y'ubwami bwa Satani, urimo urahanurira umuryango wawe, utitaye ku bihe by'amasizoni. Umutingito uraza ukavuga ngo Imana irinze urubyaro rwanjye, Imana izakomeza kumfasha. Baravuga ngo birakomeye no kugabanya abakozi utoyagiye navuganye n'Imana. Impamvu uhagarara ku cyo wavuganye n'Imana ntikibe ijambo gusa, ukigerekeho n'igikorwa mu bwami bw'Imana. Umwami w'isi ajya duhagarara imbere, agashaka kutubuza kumanuka, akatubuza gutambika. Ariko Zerubabeli yarafite amasezerano ategereje, ariko imbere ye ngo hari umusozi. Hari umusozi umubuza kwinjira mu masezerano, kandi yarubakiye Imana. Imana irabireba iravuga ati Zerubabeli yubatse mu bukene, yubatse muri kredi, yubatse mu bibazo, akomeza kubaka urusengero kugeza rwuzuye. None hari umusozi utamuva imbere, hari umusozi w'ubugumba utamuva imbere, hari umusozi wo gukenyuka ukomeza gutera umuryango, hari umusozi w'indwara z'ibyorezo wahagurutse mu isi. Ndashaka kuvugana n'umusozi kuko Zerubabeli yaranejeje. Haleluya! Imana ihaguruka kuvugana n'umusozi wari imbere y'umuntu wubatse inzu y'Imana. Imana ihaguruka kuvugana n'umusozi uri imbere y'umuntu wumviye Imana. Haleluya! Wa mugisha rero ujya wafunguka nk'isoko, kuko Zerubabeli yumviye Imana. Wa mudamu wumviye Imana, wa mukobwa wumviye Imana, wa mugabo wumviye Imana. Imana ije kuvugana n'umusozi uguhagaze imbere. Zerubabeli yaragize ibibazo. Zerubabeli yarahagurukaga ngo yerekeze iburasirazuba, umusozi ati nanjye naje. Yavuga ati reka basi ndebe iburengera, umusozi ati nanjye naje. Yagira ngo ajye imbere, ajye kwinjira aho yumva bikunda, umusozi ukabura hagurutse. Byari byakubaho ukakora ikizami cy'akazi ukabona amanota wayabonye, ugatangira kwishima, ariko mu gitondo ugasanga bagahaye undi, umusozi uba wahagurutse. Byari byakubaho wa mukobwa we, bakarambagiza bagafata irembo, ukazasanga uwakurambagije agafata irembo yasabye ahandi, umusozi uba wahagurutse. Byari byakubaho wa mubyeyi we, ugatwita ngo ugiye kubyara indi ikavamo, umusozi uba wahagurutse. Byari byakubaho iyo misozi yose yahagurutse, amahirwe yawe yose atarakunze, imigisha yose Satani yagiye afunga, risabe n'imondre, iyo misozi Imana iravugana nayo ku mpamvu z'icyo wakoze mu bwami bw'Imana. Imana ije kuvugana n'iyo misozi ngo kandi bazanezerwa nibabona timazi mu biganza bya Zerubabeli. Hari timazi ni ibuye ry'igiciro, de bile somondre, Imana igiye gushyira ni umugisha Imana igiye gushyira mu biganza byawe, kubera ko hari ikintu wakoze mu bwami bw'Imana. Hari ikintu wakoze mu bwami bw'Imana. Hari ahantu hatajya haba kumbukumbu, hari ahantu hataba urwibutso. Kungana menshi mu kabari ntibyibukwa, guhonga menshi mu ndaya ntibyibukwa, kungana menshi utabinura umugi ntibyibukwa. Ariko mu nzu y'Imana, icyo wakoze mu bwami bw'Imana kiba gihagaze imbere y'Imana kikakuvugira nshuti. Zerubabeli ashyizwe timazi mu biganza kubera ko yakoreye Imana mu bihe bikomeye. Nawe haguruka uko imbaraga zawe zingana, ushyire ukuboko kwawe mu gukorera Imana, kugira ngo ubwiza bw'uru rusengero bugire mu ruhare. Reka ngusengere. Data mwiza Uwiteka,
uyu Zerubabeli ahagurutse ari mu madeni aravuga ngo agomba gukora umurimo kuri iyi nzu yawe. Ahagurutse ari mu bishyingiranwa ariko aravuga ngo aragura amajyambere ariko agira n'icyo akora kuri iyi nzu y'Imana. Haleluya. Uyu mukobwa, uyu mudamu, uyu musore, uyu mugabo urazile ari ikintu arimo akora mu buzima bw'uko bungana kose kugira ngo iyi nzu yubakwe. Umusozi umuri imbere nukurwa imbere ye mu izina rya Yesu. Imisozi yamubujije kujya mu masezerano ye nikurweho n'igikorwa akoze mu isezerano ryo kubaka ubwami bwawe. Nahabwa umugisha, nahabwa umugisha, nahagarana n'ibuye mu mabuye. Yesu Kristo ni wowe buye, hagarana nawe kuko icyo yakoze cyari gikenewe kandi ryari tabaza ryiza yashyize ku bwami bwawe kugira ngo ubwami bwawe bwamamare. Nahabwa umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen.